Nimena official muri gahunda amakuru agezweho tugiye guhera mu karere ka Rusizi aho hafashwe 17 bakekwaho gutobora inzu no kwamburira abaturage mu nzira. Abagera kuri 17 bo mu tugari tunyuranye tw'umurenge wa Nyakarenzo mu karere ka Rusizi biganjemo urubyiruko bakekwaho guhungabanya umutekano w'abaturage babiba babanje kubatoborera inzu abandi bakabategera mu nzira bakabambura, bataye muri yombi bashyikirizwa sitasiyo ya RIB ya Nyakarenzo. Umuturage wo mu mudugudu wa Kabayego akagari ka Karangiro yabwiye Imvaho Nshya ko ari igikorwa bishimiye cyane kuko bari bamaze iminsi bataka kwibwa n'abajura batamenya, haba mu ngo cyangwa mu nzira bataha, bikaba byabateraga impungenge gusiga nta muntu uri mu rugo cyangwa kunyura mu muhanda umuntu ari wenyine. Yagize ati twari tumaze iminsi dutoborerwa inzu tukibwa, hakaba ubwo abo bajura baje nijoro bagasanga uwo baje kwiba ari maso akabatesha. Ati mu nzira ufite agatelefoni ukagendana ubwoba kuko haba hari abasore bigize ibihazi ku buryo iyo muhuye wenyine ukavuga ibya telefoni umuntu ahita yimuha yanga ko muvunagura. Ubwo bafashwe turahumeka akabiri. Abenshi mu bafashwe ni abategera abaturage mu nzira bakabambura amatelefoni, abatobora inzu bakiba ibirimo, abatega abantu bakabaniga bakabatwara amafaranga n'ibindi baba bafite, abiba imyaka mu mirima, kwiba ndetse no kwiba amatungo n'ibindi. Yongeye ati harimo n'abanyarugomo bamara gusinda ayo bakuye mu byibano bananyoye ibiyobyabwenge bagakubita abaturage bakabakomeretsa. Avuga ko abafite impungenge z'uko babatwara nyuma y'igihe gito bakabagarura noneho bafite ubukana buruta ubwa mbere. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Nyakarenzo Musabyemariya Claire yabwiye Imvaho Nshya ko hakozwe umukwabu. Yagize ati habayeho umukwabu wo kubafata kuko bari bamaze kuzengereza abaturage, baca za giriyaje z'inzugi n'amadirishya bakinjira mu nzu bagatwara ibirimo, hakaba n'abo baturage bateshaga batarinjira mu nzu, tukaba tubashyikirije RIB sitasiyo ya Nyakarenzo, ibindi ni ibyayo. Yasabye abaturage kugira uruhare mu kwicungira umutekano, ahagaragaye ikibazo bagatanga amakuru, abavugwaho kubateza umutekano muke bagafatwa bagahanwa. Yanaburiye abadashaka kubyaza umusaruro imbaraga zabo bakumva ko bazatungwa n'ibyo bataruhiye, ababwira ko bitazabahira. Yasabye ababyeyi kongera imbaraga mu mikorere y'abana babo, babarera mu miryango bakabigisha indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, umwana agakura yanga ingeso mbi zirimo n'ubwo bujura ndetse n'urugomo. Reka dukomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho kera kabaye M23 yafashe Sake, Goma ijya mu bibazo. Umutwe wa M23 kuri uyu wa kane tariki ya 23 Mutarama wigaruriye umujyi wa Sake ho muri teritwari ya Masisi nyuma y'igihe kirekire urwanira n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu bice biwukikije. Ni imirwano yari imaze hafi umwaka wose ibera mu nkengero z'uriya mujyi. Imirwano yasize Sake igeze mu maboko ya M23 yatangiye mu rukirera rwo kuri uyu wa kane. Ni imirwano yumvikanyemo intwaro ziremereye. Amashusho Bwiza yabonye yerekana abaturage benshi cyane bahunga M23 yari imaze kwinjira Sake. Ni nako byari bimeze ku ngabo za leta n'iza MONUSCO zari zimaze igihe kirekire ziba muri uriya mujyi, zahise zihunga zerekeza mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Sake uherereye mu birometero bibarirwa muri 27 ugana mu burengerazuba bwa Goma. Ifatwa ry'uyu mujyi ryiyongereye ku tundi duce dutandukanye dukikije Goma kuri ubu M23 igenzura, turimo Minova, Bweramana, inyeshyamba z'uriya mutwe zigaruriye mu ntangiriro z'iki cyumweru. Kuri ubu kuba M23 igose Goma ni ibibazo bikomeye ku batuye uyu mujyi ndetse n'ingabo ziwurimo, kuko bigoye cyane kuwusohokamo mu gihe ziriya nyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zaba ziwugabyeho igitero. Hejuru uburyo bwo kubaho nabwo buragoye cyane kuko inzira hafi ya zose zifashishwaga mu kohereza i Goma ibicuruzwa byiganjemo ibyo kurya zirafunze. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri no nkuru y'ubutabera. Ni mu ntara
iy'Amajyepfo, urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza rwaburanishije ubujurire bw'abagabo batatu bo mu karere ka Nyaruguru baregwa kwica umunyerondo wari mu kazi. Abaregwa bakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu n'urukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe, barasaba kugirwa abere, ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bubasabira ko igihano bakatiwe kitavanwaho. Abaregwa ni abagabo batatu, ubushinjacyaha bubakurikiranyeho icyaha cy'ubujura bwitwaje ikiboko byanaviriyemo umunyerondo wari mu kazi kwicwa. Urukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe rwabakatiye igihano cy'igifungo cya burundu. Jean Damascene Muhire ni umwe muri bo yajuririye yitwaje ko afite urupapuro yandikiwe n'umujyanama w'ubuzima mu gace atuyemo. Urwo rupapuro rw'umujyanama w'ubuzima ruremeza ko Jean Damascene Muhire uriya munyerondo apfa yararwaje umwana ari kumwitaho. Muhire Jean Damascene kandi afite urupapuro rwasinyweho n'ubuyobozi bw'akagari ko Muhire asanzwe yitwara neza mu gace yari atuyemo. Maître Ineza Jules Lambert wunganira Muhire Jean Damascene yavuze ko umukiriya we nta ruhare yagize mu byo aregwa. Maître Lambert aravuga ko umukiriya we yafashwe hashize iminsi 4 nyakwigendera wari umunyerondo Nyabyenda yishwe. Maître Lambert yagize ati kuki yafashwe hashize igihe kandi atarigeze acika ubutabera kuva na mbere. Ubushinjacyaha abashinja Muhire Jean Damascene kwica uriya munyerondo, bamwe muri bo baribwe mu gicuku bakavuga ko bamubonye muri icyo gicuku, ibyo we aburana ahakana. Jean Damascene wari usanzwe acukura umucanga yasabye urukiko ko yazagirwa umwere runashingiye ko yarasanzwe yitwara neza. Undi bareganwa witwa Eric Nsanzimfura nawe wakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu yasabye kugirwa umwere ku rwego rw'ubujurire. Avuga ko urukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe kumuhamya icyaha rwashingiye ku buhamya bw'umutangabuhamya wafatanwe telefoni ya nyakwigendera Nyabyenda. Eric aravuga ko ubuhamya bumushinja ari ibinyoma kuko uwo wafatanwe telefoni yavuze ko iyo telefoni yayiguze n'uwitwa Cyarukweto. Ati uwatanze ubuhamya bushinja yavuze ko Cyarukweto twari kumwe iyo telefoni igurwa, kandi nyamara iyo telefoni ayigura ntitwari turi kumwe. Eric yakomeje agira ati kuki uriya unshinja we ubushinjacyaha butamuzanye ngo tumunyomozanye. Eric yemeje ko uriya Cyarukweto uvugwa ko yagurishije telefoni yishwe n'abantu batazwi. Eric ati ntaho mpuriye n'aba bagabo tureganwa, ntitwari tuziranye, ntidutuye mu kagari kamwe, natunguwe ahubwo n'uburyo twahujwe tugirwa abanyabyaha. Undi mugabo uri muri iyi dosiye yitwa Misago Gasore nawe yasabye ko yagirwa umwere ko abavuga ko bamubonye ari mu gitero cyateye kuri kariya gace kikaba ndetse kikanica umunyerondo bamubeshyeye. Yagize ati twebwe turegwa icyo duhuriyeho ni uko abasigajwe inyuma n'amateka twari dutunzwe no guca inshuro, ariko by'umwihariko njye ntabwo niba sinanica. Kuba aba bagabo uko ari batatu basaba kugirwa abere, ubushinjacyaha bwo ntibubikozwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko aba bagabo bagiye kwiba bitwaje intwaro gakondo nk'imihoro, amashoka n'ibindi, maze babona umunyerondo witwa Nyabyenda baramwica bamukubise ibyo bari bitwaje. Kuri Jean Damascene Muhire ubushinjacyaha bwavuze ko kuba yararwaje umwana bitamubuza kuba mu gicuku yajya kwiba no kwica. Uhagarariye ubushinjacyaha yagize ati uwo mujyanama w'ubuzima wanditse ibyo ntibabana byibura ngo amenye aho uyu Muhire yari kujya mu gicuku. Kuri Nsanzimfura Eric ubushinjacyaha buvuga ko mu bamushinja harimo n'abo yari yibye, kandi Eric afite inzitwazo zitandukanye mu rwego rwo guhakana icyaha, ariko ubundi yaragikoze. Ubushinjacyaha buravuga ko Misago Gasore ari guhakana icyaha, nyamara ubwo yari afunze baramusohoye, abamushinja bahita bamubona, bavuga ko bamubonye mu gitero cyibye ndetse no mu bishe nyakwigendera umunyerondo witwa Nyabyenda. Ubushinjacyaha burasaba ko bakomeza gufungwa igihano cya burundu
uko ari batatu batawe muri yombi mu mwaka wa 2019 baregwa icyaha cyo kwiba bitwaje intwaro gakondo aho hari mu gicuku banica umwe mu banyerondo witwa Nyabyenda. Icyaha cyabereye mu mudugudu wa Kabacuzi mu kagari ka Rusenge mu murenge wa Rusenge mu karere ka Nyaruguru. Bari kujurira igihano bahawe cy'igifungo cya burundu mu rukiko rukuru rw'urugereko rwa Nyanza. Niba nta gihindutse, umucamanza arasoma uru rubanza tariki ya 14 Gashyantare 2025. Inanga dusoreje amakuru twe twabateguriye, twizera ko ay'uno munsi mwayaryohewe. Reka dusoreze aha ngaha tugende tubashakire andi makuru, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye bye.